Yes, welcome back. Bamwe mu badusabye indirimbo reka twizere ko izo tubashije gushyiramo none aha nyine n'iziriya nizere ko twabikoze fresh. Nizere turagenda tuzishyiramo tunanyuza amaso ku bitekerezo byanyu mwagiye mutanga. Nk'ibisanzwe ni J, iki ni cya kiganiro cyanyu. Nkuko mubibona ariko ikiganiro twagihinduriye izina. Tujya gutangirana ingamba nshya ndetse n'imyuka mishya uyu mwaka wa 2026. Ntuzacikwe kino kiganiro. Ni ikiganiro kirimo parts gera muri enye dushaka kuzatangira on Monday kugira tubereke uburyo iki kiganiro kizaba giteye. Tuzabitangira kubibereka on Monday. Ikiganiro kiba kuri Good Rich TV buri wa mbere ndetse na buri wa gatanu guhera saa 8 kugera saa 10 z'umugoroba. So reka nizere ko rero mwese mwaryohewe. Ndashimira byimaze abantu bagaragaje ko turi kumwe muri iki kiganiro. Turi kumwe uyu mwanya n'umwanya tugezeho, umwanya mwiza utegerejwe na benshi, umwanya w'abanyemana. Turi kumwe n'umwe mu bana bafite impano twakiriye muri studio hano, n'umuhanzi ararenze cyane, murazi kubyibonera. Reka tumwikaze muri studio za Good Rich TV. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nezi Bless. Yego. Ndi umusani kabisa. Icyakubwira kuno ngukunda byuzuye. Icyakubwira kumba nkureba icyoroshye. Sugira kabiri mubonye, sugira gatatu murose, ndakwitegereza nakwiyegereza ariko ntibikunda. Namukunze uko ari, sinamuvuga nabi, gusa ikimbabaza nuko ntacyo abiziho. Dore murata mu bajama ngo niwe mwari wantwaye umutima. Najye sineze kuva kwizima, rwo mukunda ruruzuye. Urumugani ucibwa ku manywa ndetse na nijoro, umbera mushya niyo ndi kure jimba nkubona. Urumugani ucibwa ku manywa ndetse na nijoro, umbera mushya niyo ndi kure jimba nkubona. Yes, Nezi ufite ijwi ryiza. Nezi ni ryari wiyumvishemo ko ubuhanga bwo kuba aririmba indirimbo? 2020 nibwo numvishe naririmba. Ubwo nahise nanjye no kwiga umuziki. Yego. Wize ibijyanye n'umuziki? Nize imibare, geography, and physics. Yego. Uyu munsi wisa kwiga umuziki. Yego, uri kwiga umuziki. Nezi, iyo witegereje umuziki hano mu Rwanda, ukitegereza umuziki Nyarwanda, ubona ko ari ikintu umuntu akwiye gushyiramo imbaraga kikaba cyagira aho kimukura naho kimugeza kikaba cyanamutunga. Yego, kuko umuziki w'u Rwanda ngo umaze kugera ahantu kure. Ngo nago ari nk'ibya kera nyine, ngo nyine biri ahantu hizewe kabisa ku buryo wagutunga n'umuryango wawe. Nezi, guhera mu mwaka wa 2020 ni indirimbo zingahe umaze kubakanga wowe ubwawe ku giti cyawe? Umaze kwandika indirimbo zingahe? Byamaze kwandika indirimbo zigera muri 3, kimwe n'indi nagurishije. Yego. Ku rwego rwo kuba waba umuhanzi, mu ndirimbo 3 wanditse, nihe ndirimbo wakunze kurusha izindi? Iyo nakunze iyo naje gupremieringa ahangaha yitwa Ting kabisa. Ting ni umaze kutuyimira? Oya, iyi ngiyi yitwa gute umaze kutuyimira? Yitwa umugani. Yego. Okay, dufite indirimbo yawe ndakeka muri studio dufitemo indirimbo yawe yitwa Ting ndakeka tuyifite. So mu rwego rwo kuba twayishyiraho tukayijyana on, yabanza turirimbo gatoya ku ndirimbo yawe Ting. Shado ku buhanga bw'ibyuma nawe abe still on, then aze kwizamuramo nta kindi twongiyeho. Umaze kuririmba gece gato ugiye kuba turirimba kuri iyo ndirimbo yawe. It was 13 century, kuri ngiye gukunda byari nk'inzozi, namukunze nateganya break up, umve ngo kumutu kabiri kure,
haserifu aritonda mumbeho y'urukundo najya yifubika stari y'ibirankura she's so fun aratarama take care my baby I don't wanna leave you alone she look like Mama Jesus like a Maria you shine like a diamond 1 2 3 4 and it's a diamond baby yo turi kumwe utuma ngira isoni I look my face nkubona no muzozi nakubeshyura nka Maria nuriderira uvuga no muri Bibiliya wandinze amarira reka nkwite Mona Lisa I swear to God sinza tumurira I promise you baby yeah yes yitwa Ting Ting ni Ting 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 by Nezi ko icyo yahisemo izina Ting Ting kuba ari ryo wakita indirimbo ya Ting Ting ibisobanuye iki ku ndirimbo yawe wenda ku bantu badukurikiye Ting Ting barazizi ni shikarete za kera abana bakundaga kurya rero ino ndirimbo iravuga ku rukundo ariko se ushobora kwibaza uti ese ibihuriye na Ting Ting n'izo shikarete ariko mu by'ukuri izo shikarete barabizi ko shikarete nyine irafata cyane nyine cyane iyo ushyizeho umusatsi mwatwe rero tuba dukora art dufata izina tugashobora kuba twaryita indirimbo bitewe n'iryo somo ishaka gutanga cyangwa ikintu ishaka kuvuga twashatse kuririmba ku rukundo nyine rwa rukundo ruri real reality kabisa nyine atari urwo kubeshya rumwe ruramba urabona shikarete igufasha umusatsi uburyo bimera nyine ibintu nkabyo tu just like that. Okay, Nezi ufite ijwi ryiza ariko se reka ngo tugaruke inyuma gato mu muziki nyarwanda. Uyu munsi abastari babiri tuzi mu Rwanda, The Ben and Bruce Melody ni bamwe mu bastari mu muziki nyarwanda tuzi. Ihangana ryo kuba bahanganishwa n'abandi bantu ku mpande zabo nabo ku mbuga nkoranyambaga bakaba umwe avuga ku wundi n'undi gutyo nawe. Niki wumva mwihangana hagati ya Bruce ndetse na The Ben? Ikintu mbyumvamo umuziki wacu uri gutera imbere nyine ku buryo aho umuhanzi umwe ashobora guhangana n'undi yabiri gutera imbere cyane nyine ku buryo utabyumva ku buryo nyine bari guhangana ntago bavuga ko ari urwango ahubwo umuziki nyarwanda nibwo utera imbere iyo ubona competition ni nabwo baduha ibintu byiza cyane nirashoye kuyambere kahise ndayitegereje tubibutsa ko tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2025 Bruce Melody ndetse na The Ben bafite show kuri stage imwe. Ni show iri gukomeza kuvugisha benshi, itegerejwe na benshi. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere ntuzabure, nanjye sinzabure, tuzabe twibereyo twihere amaso. Ndetse nkuko Neziramaze kubivuga no muziki nyarwanda kugenda utera imbere, ndetse byo bigoye ko dushobora kubona The Ben hamwe na Bruce Melody bari kuri stage imwe bari gukubita indirimbo. Ariko uyu munsi byakunze. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere rero ni umunsi uzaba udasanzwe kuko azaba ari umunsi w'ubunani twinjiye mu wundi mwaka, ariko hazaba kuba n'ibyo birori hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben bari kuri stage imwe. So Nezi, umuziki nyarwanda winjiyemo, Imana ibaye ikiguteje ubuzima nyuma y'imyaka 5, wumva uzaba ugeze hehe cyangwa wifuza kuba ugeze? nyuma y'imyaka 5 yabura njye nkunda kuvuga ngo worldwide kabisa kwisose bura niba ndi mu bantu ba mbere ndi mu cyane mu bahanzi bato bakizamuka bifuza gukorana n'umuhanzi mukuru nka Chris Brown, Justin Bieber, nk'abo nyine rumva ndashaka kubigeza ku rundi rwego kabisa. Okay, ninde mu muziki ukwenspira cyane wumva ufatira nk'urugero wifuza kuba nkabo? Kwisose kwisi yose. Chris Brown mu Rwanda Melody kabisa. Melody ari ku rundi rwego. Ugendera ku cyo uvuga ko Chris Brown then ukagenda ku cyo uvuga ko Melody ari bo bakwenspira, ukumva ari kugukura cyane, ukumva wifuza kumera nkabo? Chris Brown. Chris Brown kabisa. Cyambere nkunda stages nkunda stages kandi nta n'indirimbo yiwe nimwe ndumva ngo numve nimbi kuko afite sound, afite vocal nziza kabisa, aririmba
neza cyane kabisa. Aho melody we urabibona ibikorwa ahantu ageze, nyine n'umuntu wihiringa sana, yangiye mukundira ko yihiringa cyane akabona ibintu birenze. Dusigaranye igihe amasaha yamaze no kutujyana tayari, kuko iminota yamaze kuba yarangira, twamaze kurenzaho iminota 2. So nkunda kubwira abantu duhura mu kiganiro cyangwa se abantu dukorana, just ugiye gufata umunota umwe ube wagira inama urubyiruko, kugira ijambo ufata ku rubyiruko, ugira ikintu babwira muri uwo munota umwe, mu munota umwe tuguhaye kugira tubone gusoza ikiganiro. Njye inama rero nabagira, urabona turi gusoza umwaka, ntago nyine ari ntago ari igihe cyo gusoza umwaka cyo kunywa amayoga, cyo kujya mu businzi, abazinywa tunywe resi kabisa, kuko 2026 dukeneye urubyiruko ruzima rutari mu biyobyabwenge, nyine rw'abanyabwenge, nyine bakimeze neza mu mutwe, kugira ngo dukomeze iterambere turibona neza cyane kabisa. Okay, Nezi wakoze cyane kuba weme ko tubana mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka dushimire buri umwe wese twabanye muri iki kiganiro, reka dushimire abantu batweretse ko turi kubwe, yaba banditse ubutumwa bohereza kuri SMS kuri nomero mubona kuri ekara zanyu, yaba abo twavugaye ku murongo wa telefone, nuko igihe cyatubanye gito gusa, abasabye indirimbo binyuze muri SMS turi kuzibona, mube hafi ya televiziyo zanyu, izi ndirimbo zagenda zicaho, ndetse no mu biganiro byacu birakomeza, izi ndirimbo murakomeza kuba mwazibona. Nkuko nabibabwiye, that's uyu munsi ikiganiro cyitwaga uyu munsi twahinduye izina ry'iki kiganiro, tugiye turyita Just Leo. Ni impamvu muzame on Monday guhera saa 8 kugera saa 10 z'umugoroba, kuwa mbere kizagitambuka, ndetse no kuwa gatanu guhera saa 8 n'ubundi kugera saa 10 z'umugoroba. Turi kumwe, tuzatuba turi kumwe n'abatumirwa bagiye batandukanye mu makuru abagezweho, ndetse n'ibindi byiza muzagenda mubona muri iki kiganiro. Ndabashimiye, nitwa Jay, Imana ikomeze kubaha umugisha, ndetse ibyo mukora byose muhahe muronke. Kubanga bw'imyo twari kumwe na Jado, kuri kamera twari turi kumwe n'uwitwa Ben. Mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane, ndetse mukomeze kugira umugoroba mwiza, mwinjoying muri weekend tugiye kuba twatangira. Peace out.